umwuka aracyahamagara. Mama wowe urankurikiye, umwuka aracyahamagara, aracyahamagara. Waba ufite imyaka 10-12 aracyahamagara. Umwuka arahamagara bari mu Bufaransa, arahamagara bari muri Canada, umwuka arahamagara bari muri Mali, abari muri Belgique, abamanutse hano hasi muri Zimbabwe, umwuka arahamagara bari muri Mozambique, umwuka arahamagara Bagande, umwuka arahamagara Barundi, umwuka arahamagara Abanyaruhenge, umwuka arahamagara, umwuka arahamagara abo mw'isi yose ngo bazabishora imwe umungeri abumwe. Mwifurije kuba mw'ishyo rya Kristo, kandi mwifurije ko Kristo akubera umungeri. Umva ukuntu avuze, niwe mungeri mwiza utaragirira ibihembo. Umva ukuntu avuze, aravuze ngo ni umugwaneza mu mutima, ndoroheje munyigireho. Aravuze ngo nijye mungeri mwiza utaragirira ibihembo. Iyo hagize ivunika ndagenda nkayifata nkayishyira ku bitugu. Umwuka arahamagara abo mw'isi bose ngo bazabishora imwe umungeri abumwe. Iyi ndirimbo ni nziza cyane cyane cyane, amen cyane, ariko cyane. Haleluya. Dawidi aravuze 23 ni Zaburi ya 23 avuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Ku mpamvu imwe gusa, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Kabiri, anjyana iruhande rw'amazi adaso. Gatatu, asubiza intege mu bugingo bwawe. Kane, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Ku mpamvu imwe, inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza. Umva ukuntu avuze, aya ni amakuru. Aravuze ngo antegurira ameza mu maso y'abanzi banjye. Umva ayandi makuru, ngasutsa amavuta ku mutwe, igikombe cyanjye kiraseseka. Umva ukuntu avuze, aravuze ngo ni ukuri kugirirwa neza n'Imana. Haleluya. N'imbabazi z'Imana bizanyomaho iminsi yose nkiriho. Ahita asinya Dawidi, aravuga ngo nanjye nkiriho nkihumeka nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi bamwafashwe ryari official. Mwe mwakoze subscribe ndetse mukanasharinga. Namwe mwese mukiri mu nzira muza gusharinga ndetse no gukora subscribe. Turabasuhuje cyane abari mu gihugu mu bihugu bitandukanye, Nigeria and Burundi, Tanzania ndetse n'abaturanyi bacu mu gihugu cya Kongo. Turabasuhuje cyane namwe muri mu bihugu bitandukanye, mu Bufaransa, muri Amerika ndetse na za Canada. Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Muzi ndi kumwe n'umuntu w'Imana, ndi kumubona mu yindi shusho. Ni karibu. Ishusho ziri kumbona mani. Ndi kubona mu yindi shusho. Imeze ite? We ndabona babaye nk'akabebe rwose. Ubwo shera kumvishe wamusobanurira ukuntu atereta akabebe. Aya rwose ariko bagira ngo ngose. Anyway, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Nishimiye nanjye kuba turi kumwe. Ndumva ntari kwiyumva. Ndumva nyine meze nk'umuntu ushyushye. Ariko ubwo ni amasaha. Imana ishimwe. Nitwa Sandrine Uyihoreye, nezezwa n'Imana kuyikorera kandi numva ari iby'icyubahiro gikomeye. Hanyuma nshimiye abantu mwese muba muri uyu muryango mugari wa mwafashwe ryari. Nongere nibutse abantu nyaboneka ko hirya y'ijambo ry'Imana nteka. No guteka. Ubu nicyo kintu nsigaye mvuga mbere yuko njya mu byanditswe, ko mba numva ko nshaka kujyamo nkabyibagirwa, kandi nabyo ari ngombwa guhamagara abantu ngo baduhe akazi, dutekera ubukwe, amanama, ibirori byose n'ibiriyo byose, ahantu hose hasabwa igikoni. Turateka, mfite abashefu n'abashefitene, turabinoza neza kandi dutanga ibintu byiza bifite isuku. Muduha akazi. Nimero yanjye biri kuri channel, sinzi impamvu abantu baba bambwira ngo ntago bayibonye, ariko ni 07874151 7 ndapfuye. Muranateka. Komeze gutya. 07874151 yo ni nimero yanjye, ukambwira ukamamagara cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp tukabinoza tukaguha serivisi z'igikoni. Murumva ko rwose ibintu byose arabinonosa. Ndishimye rero ndaje ndizanye. Ibyo byatetswe n'umushumba Mana. Nuko nigira diamond mu gikoni zikavayo. Kandi nakambwira abantu nuko hatekera dusize tunatuye ibiryo bihoraho.
hari abantu usanga barari umwaka ushize umwaka batari kuriye hari abantu bari bakize mbere ya covid bafite ibiryo covid ije nyuma yaho ugira ngo hari ikindi kintu cyabaye hari n'abantu batari bafite ibiryo mbere ya covid ariko uyu munsi wa none bafite ibyo kurya rero ibihingo bihora bisimburanya niko padiri yavuze ariko twebwe nk'abahanuzi ikintu dukora dusiga twatuye umugisha ejo bundi rese yahuye n'umupfakazi aramubwira ati rero mfite agafu gake ati genda ukazane nkarya ariko risa rwose oya turi umugisha na n'ubu agafu umenga kakirimo hari n'undi nawe yishyurishije deni Mukabadiya y'amavuta na n'ubu nawe urabyumva nyine rero hari umugisha mu kanwa k'abahanuzi ibyacu birizewe Imana ibamugisha cyane uyu munsi rero turanezerewe kubana namwe. Ni iki gitumye umdarika koko? Mperutse kugana n'abantu. Kuko mba nagiye. Ndakuzi uragenda mwana wanjye. Ntago tuba twicaye. Baratubwira ngo muzatubwire umukozi w'Imana kuki uri muririmbyi wa 318. Yavuze ngo hose habera heza inshuti zikundana. Ubundi twebwe abana b'Imana, twebwe abemeramana turembanywe ikintu cyitwa kunyurwa. Yego. Paulo yigize abivugaho aravuganira ngo yabibwiye Abefeso niba ku rwandiko yabyanditsemo aravuga ngo icyakora koko kubaho Uwiteka. Haleluya. Iyo bifatanyijwe no kugira umutima unyuzwe ngo bivamo inyungu nyinshi cyane. Bivuze ngo umukristo umwemeramana ikintu cya mbere yakabaye afite cyane. Icya mbere ku ruhembe ni ikintu bita kunyurwa. Rero iyo umuririmbyi yavuze ngo hose habera heza inshuti zibana nawe ugera uzazimbuka uzanzika. Hose habera heza inshuti zibana. Haba kuri tapi haba ku ikarito haba mu itaje haba muri chambrette haba ku idongo haba ku isane ya plastique haba icyari cyo hose ahariho hose habera heza izi nshuti zibana na Yesu ndakumva ababemera Yesu izi nkoramutima za Yesu ahantu hose hazibera heza. Haleluya. Kandi hashobora kuba ari habi aharyamye none ariko yiteguye ubutabazi buzaza kuko ejo bundi ni Yesaya 50 chapitre 50 verset 7 yaravuze ngo kuko umwami Imana izana iyo usanga Yesaya ahantu yarari muri kino gihe abivuga wari gusanga ari muri critical condition wari gusanga ari mu gihe kimugoye ariko agiye kwatuvuga ngo kuko umwami Imana izana abemera Yesu ibyiringiro byacu turanabipfana kuko tugombye kubimanukana ikuzimu tukazana bizukana cyane. Rero umuri yavuze ngo hose habera heza inshuti zibana ushaka kuba mu nzu idafite ipavoma ushaka kuba mu nzu y'amakaro ushaka kuba mu nzu itagira plafond ushaka kuba mu nzu sinzi nuko nyakatsi baziciye ariko ahariho hose habera heza impamvu tuba dufite kunyurwa cyane. Noneho aravuga ngo zirakundana neza ntabwo umukire wo mu itaje yitaza uwo muri chambrette ntabwo waririye ku idongo yitaza waririye kuri plastique cyane. zirakundana neza. Haleluya. Kuko zibanye na Yesu. Ufite akomeza udafite. Uwambaye akomeza utambaye. Uburaye akomezwa n'uwariye. Cyane. Donc habaho gushyira hamwe hatitawe cyangwa se hatitawe kuko nta muyuda nta mugira iki mubemera Kristo. Twese turaba Kristo. Niyo mpamvu avuze ngo hose habera heza inshuti zibana. Nuko ubutayu babuciye. Kera twajyaga tugira mu butayu ukagira ngo tukagira n'ibihe birenze ibyo twagira mu rusengero. Twajyaga tugera mu buvumo hasi tukumva Imana sinziranywa imwe nigize njya mu buvumo bw'induba zamani za kare sinagari vuba tujya mu buvumo bw'induba niko nari mbivuze tujya mu buvumo bw'induba ahantu abantu ba Elizabeth abantu twagiye dusengana ba Elizabeth barabizi bamushimiye Imana barabizi abantu twagiye dusengana za nduba iyo ngiyo noneho tujya mu buvumo ahantu hasi donc bwari ubuvumo buri hejuru ku musozi warazamukaga ariko harimo kave none turagenda twijiramo ahantu kuroringa ugendesha inkokora ugenda nyine urambaraye gukuroringa abantu barabizumva none tugezemo hari mirindi buye rindi rimeze gutya rishashe ngo yari ingoma abantu basenze ubuvumo muzi ko hari n'ahantu rwose nyine Imana sinzi ukuntu ibintu by'Imana bimera nyine biranezeza gusa cyane hakuzira ubucurama turimo ubucurama hinjira ubucurama nk'igihumbi amaraso nana umuhanuzi
amavuta yose y'iki gihe umuhanuzi twari kumwe icyo gihe ngewe uranteye narahanuraga ariko nkiri umwana pe nkiri kubyiga nyine ndaho hari abasiniya bari hejuru yanjye aravuga ati umuntu wese uzi ko atihannye neza hano ho birasobanutse karabaye aravuga ati mugiye kurya inki z'ingabo z'Imana narasetse uwo munsi numva twaratitiraga no kwinjira ahantu utazi ngo ingwe yazamo utazi ngo nisenga y'iki abantu babazi ngo ni ubuvumo ariko burya haba hari ikinyamaswa runaka gishoboye kuba cyakabaye cyatahamo ati iki ari cyo cyose nawe twagera ibaze ko imvura yaraguye hanze ntitwigeze tumenya ko imvura yaguye none se mu buvumo ndakumva twasoze dusanga ibiti bimwe byagiye bihoberana n'ibindi haguye imvura yakasa none ndavuga nti ibaze nk'ubu ngubu iyo hagira nk'inyamaswa ibona imvura iguye ikihinda yihindira hehe muri bwa buvumo ivuga ngo iyi ni isenga yanjye buriya hariho ibintu leta y'u Rwanda yagiye ikuraho rimwe na rimwe byajyaga bishyira n'ubuzima bw'abantu mu bibazo abantu bageze akanyarira murabizi ko simeze kabiri abantu benshi bagiye bagwa kuri amazi yo hasi bagapfa uwambutse uvuye kizabonwa wambuka akanyarira harya hasi mu mazi abantu benshi bagiye hano haruguru ibwera mvura hari abagiye bahanuka kuri rwa rutare rwaho ubuvumo n'ubutayu ni ahantu nyine haba hagoye yego hagiye hadufasha ariko iyo ugiye mu bwenge bw'umubiri wumva nanone ugize nk'ubu iyo mbyibutse ubwo buvumo n'ibihe twahagira icyo gihe kandi twajyagamo nijoro kabisa njyewe nasengaga ubuvumo nijoro twazamukaga saa 3 z'ijoro tugasohokamo saa 11 twabaga turimo dutaha ijoro ryose twarimaraga mwaho none ibaza Imana ikintu mvuze hose twarahageraga ukagira ngo hari za senti tukuzuzwa umwuka wera tukagiramo ibihe bikomeye kubera ko hatubereye heza kuko tubanye na Yesu kandi tukagira gukundana kuko tubanye na Yesu hanyuma iki gitero cya kabiri cyakinsetsa kikanyiringiza Imana bikomeye uko imvura n'urugero yatanze ngo nk'uko ntabwo yavuze uko yavuze nk'uko bivuze ngo kwa kundi imvura igwa uko imvura iguye ihembura imyaka ni ihame bivuze ngo niba imvura iguye irahembura niba imvura iguye dufite umukungugu Imana iraba itushyiriyemo iramijagira amazi ejo haboneke icyondo dutambuka ahantu hatari umucuru nk'uko imvura iguye nk'uko imvura yiguye nkunzi no statement nk'uko imvura yiguye ihembura imyaka niko Imana bigenza yeza abakundana haleluya Imana ishimwe ntabwo ari abasheri oya atagira umusore n'umukobwa yego nabo ni abakundana muranyihangana hano ndi kuvuga ibintu by'umwuka yeza abakundana nande na Yesu niko Imana ibigenza yeza twebwe dukundana na Yesu niko Imana ibigenza yeza twebwe abasheri ba Yesu ubundi Yesu ni umukwe twebwe turabageni niko Imana ibigenza yeza itorero niko Imana ibigenza ikuraho ikizinga n'umunkanyari ku itorero nk'uko imvura yiguye ihembura imyaka niko Imana ibigenza ihembura imyaka icyo kintu kiranyiringiza cyane nkumva ko niyo naba ntese gute uko imvura iguye nk'uko iyi imvura iguye ihembura imyaka niko data afite inshingano zo kumeza nk'ibyatsi akameza nk'urudodo akameza nk'ururabyo akameza nk'igitoki kujya kibihera hasi kikagira amanuza kikazana igitoki niko Imana ifite inshingano zo kunyitaho iki gitero ndagikunda gatatu aravuze ngo kubana kwabo kwiza bandese inshuti za Yesu erega hano hejuru yabivuze hose inshuti zibana zirakundana neza zibanye na Yesu yavuze abari bo cyane kubana kwabo kwiza Cedric birakwiriye ko niba muririmbana n'umuntu ikintu utabonye kizima kimubwira nubwo uyu munsi byakomeye guhugura umuntu yagukuramo ijisho ry'ibumoso yarisohoramo iry'iburyo akarisiga ku meza uyu munsi guhugura umuntu yasiga guciye ugutwi kumwe akagushyira hariya ukundi akazaguca ejo uyu munsi abantu ntibagikunda impuguro ubwira umuntu uti nyaboneka nk'ubu ngubu umuntu ashobora kunda akatari kwa kugakanzu waje wambaye ntigasobanutse ubutaha uzakihorere nkabigira ikibazo kandi nawe mbonye umuntu mwiza umbwira burya uzakunda umuntu ukubwira kuko ukubwira aruta wundi wacecetse uzajya kubibwira abandi cyane kubana kwabo kwiza barahugurana yego ku mpamvu imwe ngo be kugwa mu byaha haleluya babona amahoro ariko Mana nibyo iyi na statement na yiyujuje Yesu ijambo rema ngo nta mahoro y'umunyabyaha abaho
niko Uwiteka avuga. nawe hano aravuze ngo ku bana kwabo kwiza barahugurana ku mpamvu imwe kugira ngo hatagira uwaba usigara, kugira ngo hatagira uwo Satani ariganya, kugira ngo hatagira uwo Satani atwara, ngo be kugwa mu byaha babona amahoro. 5 kane rero umwuka mvugira ngo bagira ngo umwuka ahamagara abo mu isi yose ngo bazabishora imwe umungera bumwe. Umwuka aracyahamagara abo mu isi yose ngo bazabishora imwe umungera bumwe. Aba bantu bakubwiye iyi ndirimbo uzabaha iyi linki irasobanutse, iki kiganiro kirasobanutse cyane. Umwuka aracyahamagara mama, wowe urankurikiye, umwuka aracyahamagara, waba ufite imyaka 10-12 aracyahamagara. Umwuka arahamagara bari mu Bufaransa, arahamagara bari muri Canada, umwuka arahamagara bari muri Mali, abari muri Belgique, abamanutse hano hasi muri Zimbabwe, umwuka arahamagara bari muri Mozambique, umwuka arahamagara Abagande, umwuka arahamagara Abarundi, umwuka arahamagara Abanyaruhenge, umwuka arahamagara Abanyakigali, umwuka arahamagara abo isi yose ngo bazabishora imwe umungeri abumwe. Mwifurije kuba mwishyo rya Kristo, kandi mwifurije ko Kristo akubera umungeri. Umva ukuntu avuze, niwe mungeri mwiza utaragirira ibihembo. Umva ukuntu avuze, aravuze ngo ni umugwaneza mu mutima, ndoroheje munyigireho. Aravuze ngo nijye mungeri mwiza utaragirira ibihembo, iyo hagize ivunika ndagenda nkayifata nkayishyira ku bitugu. Umwuka arahamagara abo mu isi bose ngo bazabishora imwe umungera bumwe. Iyi ndirimbo ni nziza cyane cyane cyane, amen cyane, ariko cyane. Haleluya. Dawidi aravuze 23 ni Zaburi ya 23 ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Ku mpamvu imwe gusa, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. 2 anjyana iruhande rw'amazi adaso. 3 asubiza intege mu bugingo bwawe. 4 naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ku mpamvu imwe, inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza. Umva ukuntu avuze, aya ni amakuru. Aravuze ngo antegurira ameza mu maso y'abanzi banjye. Umva ayandi makuru, ngasutsa amavuta ku mutwe, igikombe cyanjye kiraseseka. Umva ukuntu avuze, aravuze ngo ni ukuri kugirirwa neza n'Imana. Haleluya. N'imbabazi z'Imana bizanyomaho iminsi yose nkiriho. Ahita asinya Dawidi, aravuga ngo nanjye nkiriho nkihumeka nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho. Ndabifuriza ko Kristo ababera umwungeri, ndabifuriza kuba mwishyo rya Kristo, ndabifuriza kubana n'Imana neza. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Imana iguhe umugisha.